yahanutse hano ahita agenda yikubita kuri iriya nzu hejuru y'amabati ageze ku mabati nanone arongera amanuka yikubitamo hasi hariya urabona ko mwanya muri hano hantu cyangwa se nkaba nabona n'akagare ko kujya ntemberamo ko guhora ndyamye hano kuri uburiri imbavu zarahiye. None igice wumva kidakora ku mubiri wawe ni ikihe? Guturuka hano munsi y'amabere kugeza hepfo hose ntago hakora. Ndivuga ngo wakunyeganyeza akaguru wapi? Ntago nakumva. Ntago bishoboka. Ukora iyi mpanuka urabyibuka neza? Ndabyibukaho gake. Wikubita mo hariya hasi twaje kuhabona n'abantu baragenda bahabona ku ma video twayafashe. Wayikubise mari nka ryari cyabaye paralize hakora uciriye mu gatuza niho honyine hakora wamugurira pampa wamushyigikira kugira ngo ave hano hantu na hano hanamye mwahabonye twazamuka hatogoye cyane n'ahandi ntabwo hakora. Rero Beata aratabaza akeneye uwamufasha uwamwishyurira ako kagara akaba yakabona uwamufasha kujya kwa muganga. Rero ko nabona umugira neza akanyimura hano hano akankodeshereza ahandi kuko murahabona ni habi hano hantu mfite n'abana nyine banahagwa n'ubundi nabo nkabona ako kagare ko kujya mbona ko nica ukazuba. Papa wabo abahehe? Yitabye Imana. Ni muye mwaka yitabye Imana? 2017. Jya mu buriri nturajya hanze no munsi no. Ntago ndasohoka. Kwihagaze mbikore hano mu buriri. Maguru yose ntakora. Cyo gikoni kana gaciko hejuru konyine. Hejuru honyine. Amaguru wapi igihimba cyose wapi? Kano kaguru wakajyana ntago mba mbyumva. Urababaye cyane. Muraba bikomeye. Biteye ubwoba. Iyi nzu uyifitemo amezi angahe itishyuye? Amezi ane. Ayo mezi kuva wakuri iyo manuka kuva wicaye gutyo ayo mezi ane ni yatishyuye. Ariko se hano nabonye ubundi hagoranye no kugenda no kugira gute ubwo kujya kwa muganga byarakoroheraga? Kujya kwa muganga nukunterura. Kuguterura? Bakangiza ku muhanda. Aho hirya hano hari umuhanda nyine bakacya modoka. Kugaruka nukongera none kumpeka bakangiza hano kandi nako ari inzira mbi. Ni inzira mbi. Oya ni inzira mbi cyane. Umuganga agiye gusezerera yakubwiye ngo iki? Yakubwiye ko ushobora gukira cyangwa? Ganga arambwiye ngo ukomeza kwivuza no komeza kujya muri kine. Kujya muri kine rero ntigera kwa muganga simbizi. Kwa muganga babonye ko bikomeye cyane nyine nari ugupfanye bye byanarangiye. Barakomeza baravura. Bigezeho kwera ubushobozi bukinyira baransezera ndataha. Nza mu rugo. Nuvuga ngo kwa muganga wavuye udakize neza ahubwo nuko ubushobozi bwari buhari bwari buhagaze. Mu byo bakuvuye nta n'ikintu wigeze woroherwamo na gitoya? Nta na gito usibye igisebe nazanye cyo kwagora ndyamye cyaje aho muri terera. Ubwo ushobora kandagiye nko mu isabune? Hari ahantu ko nabonye ari hari cyane. Wese wikubita hasi cyangwa wikubise wabanje kugwa hejuru? Nabanje kujya ku mabati hejuru ndamanuka nikubita hasi. Ahantu yaguye ra? Mpora njye ariko byaranze. Beata ubu abana bameze bate nawe umubayeho bute mu buhe buzima mubayemo ubu ngubu nona? Nawe urabyumva ko ari gihe bari bagize ari nge nabo bagize nyine. Yego. Abaturage nkigera hano bafashijeho umpaye 500. Umpaye icyo kilo cy'umuceri. Abana bakarya. Hakumva ko ibyo bitabihagije nk'abana 5 mu rugo. Abana ku mashuri bariga abo 3 ariko abandi ntibajyayo. Abandi baricaye. Wowe usanzwe usengera nko muri itorero se basi ari cyo bagufashije? Nasengeraga muri ADP ariko ntacyo. Okay. Nava hano hantu nyine nkajya ahantu hazima njya kubona ko njya mu kagare na mitiyu nayicuruza kugira ngo ko natunga abana. Nduva ngo ubonye umuntu umutera nkunga akaba yakugurira akagare nubwo umwana yajya gusunika wajya ujya ku muhanda byibuze kacuruza niyo mitiyu bakabaho. Kuko ubwenge ndabufite cyo nashoboye n'amaguru yo kugenda. Amaguru yo ntakora.
kwa muganga harya kiriya cyuma kubwiye kujya ucamo ni muri kine kabiri mu cyumweru. Kabiri mu cyumweru barakwibagiye kubera ko ntibakubona no hanze ntuhagera. Reka da nuko imvura igwa nkayumva ariko sinyibona nuko imvura aho ndyamye hano. None se iyi nzu byo wambwiye ngo hari uwagukodesherezaga n'ubu ntago akigufasha? Ahantu yahanyishyuriye amezi 4 uko nababwiye kugira ngo naho shicyangera mva kwa muganga. Yari yambwiye ko ubushobozi bwarangiye nawe nta kintu akifite, yari afite akazi nyine karahagarara. Yarambwa ngo nta bundi bushobozi afite. Nasaba Beata, mu buzima bwa buri munsi rero ubu buzima buri muryamye ubona bukoroheye? Ntago bunyoroheye. Kubera ikibazo urana ko nicaye ahangaha nyine mba nkeneye ibintu byinshi cyane kuko nabikubwiye ubwa mbere sishobora gusohoka ngo njye kuri toilette, nta kintu na kimwe nshoboye, mba nkeneye pampa, agasabune, sinjya nasohoka njye hanze, mba nkeneye kugira ngo njye no hanze numve naho kazuba uko kameze. Kuva iyo mpanuka yabaho Beata barababaye cyane kandi inkuru yawe ni yakababaro. Muraho neza kandi murakomeye cyane, tubahaye ikaze turimo turakora urugendo hano turi ni mu murenge wa Kigarama, akagari ka Nyarurama, umudugudu wa Kivu ndetse n'isibo y'Ubutwari. Turi kunyura ahantu hagoranye kuhanyura, turimo tuzamuka twerekeza ahantu hari umubyeyi wahuye n'ikibazo cy'impanuka idasanzwe aza kwikubita ahantu, niho rero twerekeje, niho turi kuzamuka twerekeza. Ku mashusho muri kugenda muyabona kuko biragoranye kuhagira, byari ibintu bigoranye kuko ahatuye nabyo ubwabyo kugira ngo ushyicyayo ntago ntibisanzwe pe, biteye ubwoba, ariko hamwe n'imbaraga z'Imana ishobora byose turaza kuzamuka. Nyuma kamera rero turi kumwe n'umukamezi wanyu muzi cyane Paul Gatse Ngeni Moses. Noneho rero tugeze hafi yaho imuhira, baduhaye ikaze, turinjiye, batweretse aho tugomba gukorera no kuganira ikiganiro. Tubonye umurwayi tuje kureba. Muraho neza? Murakomeye. Amazina witwa nde? Ndageye Beata. Mwari muraho? Twishimiye natwe kugira hano. Beata ni umuntu ki mu buzima busanzwe? Beata ni umubyeyi w'abana 5. Yego. Nagize ikibazo ndagwa, ngwangusha umugongo, ubu igice cyose cyo hasi cyose ni paraliza. Njya kwa muganga amaramo amezi 7. Yego. Muri amezi 7 baza kunsezerera, babona ko nta bushobozi mfite bwo kuza kwivuza. Yego. Ndataha nsanga abana mu rugo ko nibo bonyine bari bahari. Ubu ndeba nta mugabo ngira, njye nareraga abo bana 5. Yego wenyine. Abana ngubwira ngo 3 baricaye, yego, kandi 2 bariga. Kuba bicaye n'ubushobozi buke nabwo kuba nabishyura amashuri. Birumvikana. Kurya mu rugo biragoye. Aha mubona nicaye, umujya neza wanyishyuriye inzu. Yego. Amezi 3. Nari mararangiye rwose bisa nkaho yarangiye. None nasabaga kugira ngo mureko mwangenza mwanyishyurira nkakomeza nkivuza. Biragoye cyane no kuganira nawe, biragoye, birimo ikinega. None umutwari wawe se yaba ari hehe? Umugabo wanjye yitabye Imana. Yitabye Imana. Niwe usigurira abana wenyine? Wikubita muhariya hasi, twaje kuhabona n'abantu baragenda bahabona ku mavideo twayafashe. Wayikubise amari nka ryari? Umubyeyi w'abana 5. Abana 5. Abana 5. Bea, papa wabo bahehe? Yitabye Imana. Ni muwe mwaka yitabye Imana? 2017. 2017. Abo bana 5 barera wenyine? Njye jyenyine. Abiga ni bangahe? Ni 2, ni 3. Abandi kubera iki batiga? Kubera ubushobozi. Ubushobozi bwabaye bukeya kuko uri na wenyine. None se mbere yuko ukora impanuka turanabigarukaho, wakoraga iki? None umuzunguzayi. Nibyo wakoraga? Mu Kigali bava ngo no gushabika, bashakisha. Kwababaye cyane. None igice wumva kidakora ku mubiri wawe ni ikihe? Guturuka hano munsi y'amabere kugeza hepfo hose
ntago hakora. Ndivuga ngo wakunyeganyeza akaguru wapi? Ntago nakumva. Ntago bishoboka. Ukora iyi mpanuka urabyibuka neza? Ndabyibukaho gake. Gerageza tunyure muri make, hari nka ryari? Hari nko masaha 12 za nimugoroba. Nibwo navaga gukata nyine mvuye gucuruza. Ngeze hano aho cumbitse nyine. Yego. Sanga bahafuriye. Ubwo nakandagiye mu mazi, bo sinzi ko nagezeyo. No kugera kwa muganga simbizi. No kuvuga ngo wowe wasanze amazi ari matemba mu mugenderano mu nzira. Bahafuriye. Yego. Ndakandagiye nyendanyirira ninambaye kamambiri. Ubwo ushobora kandagiye nko mu isabune. Hari ahantu ko nabonye ari hari cyane. Wese wikubita hasi cyangwa wikubise wabanje kugwa hejuru? Nabanje kujya ku mabati hejuru ndamanuka nikubita hasi. Unuvuga ngo waguye hejuru urangije urongera uramanuka wikubita hasi. Urumva ko ubwenge bwahise buburanye. Warahababariye cyane. Umaze kwikubita hasi ntago wamenye n'uburyo wahavuye, wisanze uri kwa muganga? Nashidutse ndi kwa muganga. Kwa muganga nyine mpageze urumva ko ntinangiritse. Wese ujya muri dispensaire cyangwa ku bitaro bikuru? Nagomeje muri Rarijas ko niyo mbirasengejeje. Ni inkuru ibabaje kandi iteye agahinda kuyisobanura ndetse no kwijya mu muzi biragoye, ariko turakomeza tuganire na Beata kuko Beata turamufite twaje kumureba kugira ngo tuganire. Kwa muganga rero ugeze kwa muganga, ambulance kugejejeyo, wagaruye ubwenge ryari? Nkigera kwa muganga simbizi. Kwa muganga babonye ko bikomeye cyane nyine nari ugupfanye bye byanarangiye. Barakomeza baravura. Bigezeho pera ubushobozi bukinyira baransezera ndataha. Nza mu rugo. Duvuga ngo kwa muganga wavuye udakize neza, ahubwo nuko ubushobozi bwari buhari bwari buhagaze. Mu byo bakuvuye nta n'ikintu wigeze woroherwamo na gitoya? Nta na gito usibye igisebe nazanye cyo kubera guhora ndyamye. Cyaje aho muri Turigongo nyine nicyo bavuraga, nacyo cyanga gukira ariko ndagitahana. Bangombwa ko ngira umunasi aza kumfukira mu rugo. Mbona nacyo cyoroho gake. Yego, cyoroho gakeye. Ibitaro byakwakiriye nibihe? CHK. CHK. Izi zose ni inzandiko ni n'amafagitire yawe? Amafagitire yose kwa muganga. Warababaye Beata. Umuganga agiye gusezerera yakubwiye ngo iki? Yakubwiye ko ushobora gukira cyangwa? Ganga arambwiye ngo ukomeza kwivuza no komeza kujya muri kine. Kujya muri kine rero ntabwo byashobotse. Ntabwo byashobotse. Ariko ubona ubushobozi bwo kujyamo ubwo wari kujyamo gakira? Nari kujya bakajya bagorora imitsi nyine. Wenda byagenda gukira ariko urumva ko byanze. Byaranze. Ubu ntabwo byaba byararengeranye se? Kora ko bampaye fitani papuro bampaye byo kura nyine njyayo buri munsi. Bindi kubibona rwose. Buri mu cyumweru mo kabiri. Ubwo nibyo nicaranye ahangaha nyine negeje ko na jya mpora njya ariko byaranze. Byaranze. Beata, ubu abana bameze bate nawe umubayeho bute? Muwe buzima mubayemo ubu ngubu nona? Nawe urabyumva ko ari gihe bari bagize, ari nge nabo bagize nyine. Yego. Abaturage nkigera hano bafashijeho umpaye 500. Umpaye icyo kilo cy'umuceri. Abana bakarya. Hakumva ko ibyo bitabihagije nk'abana 5 mu rugo. Ushobora kuba wakira bakagorora imitsi, ubushobozi burabuze. Uraje ubaye mu rugo? Naraje nicara mu rugo nyine. Uhamaze igihe kingana gute wiciye mu rugo utagenda, utabasha kugenda? Kuko kugenda bo ntibyakunda. Kuva mu kwa mbere ku itariki 9 kuva mu kwa gatandatu ku itariki 9 kwa gatandatu ngeze hano. Uyu mwaka? Nuvuga ngo umaze amezi hafane. Amezi ani. Yego. Kuko ubu turi mu kwa 11. Yego. Abana ku mashuri bariga, abo 3 ariko abandi ntibajyayo. Abandi baricaye. Wari usanzwe usengera nko muri itorero se basi ari cyo bagufashije? Nasengeraga muri ADP ariko ntacyo. Ntacyo. Okay. Mu mudugudu se byibanze mu buyobozi bwibanze nta cyavuyemo? Ntacyo.
nta cyavuyemo. Ubu rero ubuzima bwa Beatrice ubu ngubu duhereza ishusho bushingiye kuki ubaho ute? urebye uko mbayeho nabi. Abana baricara bakambwira ati mama bimeze gutya. Hari uko nabigeza namwe muri bino uko meze gutya sinahaguruka. Yego. Ngo basi ngo ngende mbashakishirize. Ibyo nkora byose mbikora nicaye ahangaha, haba ari ukwihagarika, haba ari ubikomeye nahanicaye. Nta kundi kuntu nahaguruka, nkumva birambabaza cyane mu mutima. Yego. Namwe murabibona ko mwana aza kureba mu maso, nta kintu ubwo ati mwana wanjye fata hari urye. Ni ibintu bikomeye cyane. Nuvuga ngo ubu ngubu umwana yaje kuganiriza ati mama ubu icyo uvuga nyine nagahinda kazira mu kandi. Nagahinda gusa. Biteka ariko nabahagurukiraga nyine namye nabashakishirizaga babizi. Yego. Basaba ati mama iki kwishuri imeze gutya mbese kabikemura ariko ubu ngubu byaranze. Ntago byakunda. Umutwari wawe nta nzu yaba yarabasigiye se cyangwa se byari bimeze bite? Inzu se? Inzu kubera kwivuza. Yego. Yarasigiye ahantu akantu akagurisha. Yego. Kugira ngo mbone ubushobozi bwo kuba nakivuza. Ariko n'ubundi byarangiye n'ubundi ntakize. Nuko ako mwari mwarashakishije wakivujemo nabyo biraranirana. Birarangira biranga kukira. Biteye ubwoba. Iyi nzu uyifitemo amezi angahe itishyuye? Amezi 4. Amezi 4. Ayo mezi kuva wakuri iyo mpanuka kuva wicaye gutyo ayo mezi 4 niyo atishyuye. Ariko se ahantu nabonye ubundi hagoranye no kugenda no kugira gute ubwo kujya kwa muganga byarakoroheraga? Kujya kwa muganga ni ukunterura. Kuguterura? Bakangiza ku muhanda. Aho hirya hano hari umuhanda nyine bakashyira mu modoka. Kugaruka no kongera none kumpeka bakangiza hano kandi ubona ko ari inzira mbi. Ni inzira mbi. Oya ni inzira mbi cyane. Bakomeza kukwishyurira se hano cyangwa wagufasha yagufashiriza n'ahandi byubuze ubonye ubushobozi? Banyimura rwose nkava ahantu. Hari ugufasha akakwimura byaba ari byiza. Byaba ari byiza. Kuko nta hantu nta kuntu nakicara, nta hantu akagare kaca ngo ntembera wenda ngiye mu bandi. Nuko hanigunze mu rugo gutya. Bakunzi mudukurikiranye muri iki kiganiro dufitanye turi kugirana na Beata, mwamubonye muri nako mwitegereza, ni inkuru y'agahinda shenguye imitima kandi ni inkuru idasanzwe. Ntabwo nababwira ngo abanyamakuru tubona byinshi tukagira ikiniga ariko biteye ubwoba. None Beata, ubu ngubu uwagufasha yagufasha iki? Yamfasha kwivuza no gushakisha ikintu abana babaho. Naho naba kwivuza byaba bisaba iki? Kwivuza kugira ngo wivuze byaba bisaba iki? Byasaba nka Beata, inkuru yawe iteye agahinda kandi irababaje, ishengura imitima kandi ikababaza n'umubiri ku buzima bwawe. Ni iki cyakorwa kugira ngo ubashe kuba wabaho wumva uri kwivuza se cyangwa n'ubuhe bufasha wakumva waba ukeneye mu buzima bwawe? Ubufasha saba n'abankeneye nuko nabona nabona unyimura hano cyane cyane ko nakodesha, nkabona ukuntu nabona akagare, nuko nava hano hantu nyine nkajya ahantu hazima njya kubona ko njya mu kagare na mitiyu nayicuruza kugira ngo ko natunga abana. Nduvuga ngo ubonye umuntu umuterankunga akaba yakugurira akagare, nubwo umwana yajya gusunika wajya ujya ku muhanda byibuze ukacuruza n'iyo mitiyu bakabaho. Kuko ubwenge ndabufite, icyo nashoboye n'amaguru yo kugenda. Amaguru yo ntakora? Nakora. Kwa muganga harya kiriya cyumba kubwiye kujya ucamo ni muri kine. Muri kine? Kabiri mu cyumweru. Kabiri mu cyumweru. Ubwo nabwo ukene umuntu agufashije yagufasha no kuba wajya muri iyo kine kugira ngo ibintu bigende neza. Kuko kuva ngaha kugerayo birangora, nta mafaranga menshi cyane. Yego. Kuko kuva ngaha kugerayo kugenda no garuka ni 24. Kugenda gusa transport. Kumvana hano bangezayo ni 12. No garuka nkatanga 12. Aya mafaranga rero ntago nayabona. Ni menshi. Ntago nayabona rwose ni menshi. Wisemo kwituriza nyine ubuze ukagira ararambye. Naricariye nyine.
ariko mbonye nk'umuntu umugira neza Yeah. akamfasha nkabona ukuntu najya ngira kwa muganga nkivuza nkabona n'ubwo bufasha bw'akagare n'uburyo nava muri iyi nzu nkajya ahantu hazima ku buryo najya abana bancunga nkagera mu bandi bantu aho bari byanshimisha kuko nicaye aha ngaha mba nigunze biteye ubwoba. Hari abana bakuru mu bufite by'ubuzajya agusunika bikakunda? Abana barahari bakuru. Biyata mu buzima bwa buri munsi rero, ubu buzima buri muryamye ubona bukoroheye? Ntabwo bunyoroheye. Kubera ikibazo urabona ko nicaye aha ngaha nyine mba nkeneye ibintu byinshi cyane kuko nabikubwiye ubwa mbere sinshobora gusohoka ngo njye kuri tuwarete, nta kintu na kimwe nshoboye, mba nkeneye pampa, agasabune, sinjya nasohoka njye hanze, mba nkeneye kugira ngo njye no hanze numve naho kazuba uko kameze. Kuva iyo mpanuka yabaho ukajya mu buriri nturajya hanze n'umunsi n'umwe? Ntabwo ndasohoka. Kwihagarika se no gukora ibyo abantu bakuru bigenda bite? Byose mbikora hano mu buriri. Urabona ko byose amaguru yose ntakora, icyo gikoni kano gace ko hejuru konyine. Hejuru? Honyine. Amaguru wapi? Igihimba cyose wapi? Kano kaguru wakajyana ntabwo mba mbyumva. Urababaye cyane? Urababaye bikomeye. Biyata barababaye cyane kandi inkuru yawe ni yakababaro. Mu muryango se nta murumuna we muvukana, nta mubyeyi se waba uhari, ntaki, byo byaba bimeze bite? Mu muryango mfite murumuna wanjye tuvukana wenyine, niwe wakomeje kundwanaho mu bushobozi yari afite. Nta bandi muvukana muri babiri mwenyine? Nta bandi. Yo, nta papa nta mama? Ntabo. Murumuna wawe yakoze ibyo ashoboye? Ibyo yashoboye ibyo yakoze. Niwe wakurwazaga aho ngaho? Yo, Imana imumugisha. N'abagira neza bakomeje bangeraho uko bashoboye. N'abaturanyi? N'abaturanyi. Nuko. Ariko ubu nta muntu ukibona n'umwe? Nta n'umwe. Rero umuntu aryamye igihe kinini cyane bano barakurambirwa. Erega hariho benshi bari bazi ko nakiriho bitewe n'igihe maze ndwara. Bakwibagiye kubera ko ntibakubona no hanze ntuhagera. Reka da. Nuko imvura igwa nkayumva ariko sinyibona, nuko imvura aho ndyamye hano. Aha hantu se kumbambona n'inzu ubwayo nayizengurutse, hari aho nageze mbona ahantu none manzi yigiye kugwa, imvura iguye bigenda bite? Muri hejuru y'umukingo rwose haranamye. Urabona wahabonye? Ngego nahabonye. Y'imvura iguye natwe tugira ubwoba bitewe nuko nari ntabwo ndi umuntu mukuru kandi nako afite abana batoya. Urabona hano hepfo honye ko igisenge igifita cyo hepfo kigiye kugwa n'ubundi rwose kigiye kugwa ku mukingo wahabonye. Mba afite ubwoba ko n'ubundi cyagwa. Nukuvuga imvura iguye si uroto wumva ihise? Ngiye mbona ihise. Kuni yaramuka aguye musinabona kubyuka ngo umurebe, reka da. Nuko byumva gutyo nyine ariko nawe urahabona ukuntu hameze. None se iyi nzu byo wambwiye ngo hari uwagukodesherezaga n'ubu ntago akigufasha? Ahantu yahanyishyuriye amezi 4 kuko nababwiye kugira ngo naho cyangira mva kwa muganga. Rero yambwiye ko ubushobozi bwarangiye nawe nta kintu akifite, yari afite akazi nyine karahagarara. Yarambwa ngo nta bundi bushobozi afite. Nasabaga rero ko nabona umugira neza akanyimura hano hantu akankodeshereza ahandi kuko murahabona ni habi hano hantu. Mfite n'abana nyine banahagwa n'ubundi nabo nkabona ako kagare ko kujya mbona ko nica ku kazuba. Ubonye umuntu ugufasha akakwimura hano akagukodeshereza nabyo byaba ari byiza. Kuko ahantu hateye impungenge cyane. Hano hateye ubwoba. Okay. Bakunzi bacu kandi inshuti zacu tubana kandi mu Nyarwanda cyangwa Munyarwandakazi n'Abarundi mwese mwumva Ikinyarwanda, ufite umutima akaba afite ubumuntu rwose murimo murabireba. Uyu ni Biyata
kandi Beata arababaye cyane, igice kimwe cyo hasi cyose cyabaye pararize, hakora uciriye mu gatuza, niho honyine hakora, ahandi ntabwo hakora. Rero Beata aratabaza, akeneye uwamufasha, uwamwishyurira ako kagara akaba yakabona, uwamufasha kujya kwa muganga, uwamugurira pampa, uwamushyigikira kugira ngo ave hano hantu na hano hahanamye. Mwahabonye tuhazamuka hatogoye cyane, na hano hateye ubwoba rwose, ntawashikeka adashigikira yuko igihe cyari cyo cyose imvura iguye byaba bibi cyane. Rero niyo mpamvu natwe dukoze iyi nkuru nyamukuru kugira ngo tubasabe ufite ubushobozi ubwo ari bwo bwose aze gufasha Beata. Beata, nimero yawe ya telefone gusa, nta WhatsApp, no kugushyigikira byonyine. Yego bakunze ikiganiro cyacu, hari uwamushyigikira akaba yamugurira akagare, bikaba byamufasha kugira ngo ashakishirize abana be ubuzima. Hari uwamushyigikira ngo abana be batiga nabo bagasubira ku ishuri. Hari uwamushyigikira ngo ajye kwa muganga nabwo bikunde, ajye kwivuza bananure imitsi yiwe ndetse na disike z'umugongo bazisubize kuri gahunda, kuko nko muri kubona kuri video arababaye kandi biteye inkeki kandi ateye agahinda cyane. Rero hari uwamufasha mu buryo bwose, akeneye amasabune, akeneye amapampa. Uyu mubyeyi arababaye, bamwita Beatrice kandi akeneye ubufasha pe. Iyo nimero yibaruyeho nde? Iyi nomero yanjye ibaruyeho Munkanyinka Diane. Munkanyinka Diane niyo mazina bariyo kuri iyo nimero. Nimero ni 0 kangahe? 078 078 22 22 07 82 tuzisubiremo 0784 084 22 07 82. Amazina bariyeho ninde? Munkanyinka Diane. Munkanyinka Diane. Inkunga yariyo yose wamuhamagara mukavugana, cyangwa se ukamutera inkunga mobile money order limited. Amahoro y'Imana bane namwe, birakunda cyane kandi birashoboka kugira ngo abone ubwo bufasha. Amahoro y'Imana bane namwe kandi ibintu byose bikimera neza. Rero turabashimiye kandi turaza gushimira ubufasha muraza guhereza Diane, ndetse no mufasha wari wese, haba ku kagare haba kwa muganga. Rwose tuzajya tukomeza kuvugana nawe kugira ngo tubagaragarize umutima mwiza w'urukundo, w'ubutwari, w'umuntu utari w'inyamaswa mukomeje kugaragaza. Mugize neza rero. Amahoro y'Imana nabane namwe, umugisha w'Imana bane namwe. Watubwiye gusenga, sibyo? Wasenga bigakunda? Ngaho teka Mana nziza, Mana y'icyubahiro, gushima akanya nk'aka Mana tumurazima. Nukuri Mana nziza, Imana yera, Imana igira neza. Tugushimiye abantu bazanye hano bakoze Imana, nukuri baje kuri ahantu ndi muri ingando nicayemo, nukuri baje basanga nica ahantu ndi umurwayi meze utya, nukuri cyabazanye Imana ndabashima Mana, baje kundeba kandi nabo bageze hano amahoro Mana. Tukubiteka Mana nziza, ijambo mvuga naba ari nge ndivuga, bari uvuga kandi naburyo bavuga ntabari bo barivuga, ari bari wowe Mana. Ubaho umugisha Mana, ubwo bari busohoka ahangaha Mana bataha, bagenda imbere bagenda inyuma. Nukuri uteka Mana nziza, ubarinde gisitaza mu nzira, ubarinde impanuka babaho, ubwo bari bugere mu rugo n'amahoro. Turagushima twani icyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana bahereza umugisha mwinshi kandi Imana bagirire neza. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Murakoze. Amahoro y'Imana bane namwe.